Ubuzima si igihe cyose biba byoroshye, hari ubwo umuntu yumva ibintu byose byamunaniye cyangwa ejo hazaza he nta cyerekezo hafite. Niba wumva ubabaye cyangwa ufite agahinda, utegetswe kumva ibi bintu. Nta kintu gihoraho mu buzima. Ibyo wumva bikomeye uyu munsi birashira, kimwe n'uko ibyishimo cyangwa intsinzi nazo zidashobora guhoraho iteka. Ibyo urimo kunyuramo uyu munsi, akababaro, ibibazo by'amafaranga cyangwa kutisanga mu buzima, ntibizahoraho. Igihe kizagera ugira amahoro kandi ibihe byiza bizagaruka. Iyo wibuka ibyiza wagezeho, urushaho kubona ko ubuzima ari urugendo, kandi buri munsi rugufashe kugana ku byiza birenze ibyo wagezeho. Kera cyane hari umwami ukomeye kandi w'ikirangirire. Uwo mwami yari afite ububasha bwinshi kandi yari afite umutungo w'ikirenga. Nubwo yagaragaraga nk'ufite byose, yicwaga n'agahinda gakomeye kuko hari ibyo atashoboraga kugenzura mu buzima bwe. Yagiraga ubwoba bw'ahazaza, ibibazo by'ubuzima n'icyo yatekerezaga nk'urupfu rurimo kumwegera. Umunsi umwe rero yahamagaye abajyanama be, abwira umwe muri bo wari umusaza w'umuhanga ati, ndakwinginze nyereka ikintu kimwe cyonyine cyatuma numva amahoro muri ibi bihe bikomeye. Uwo musaza yatekereje umwanya muto maze amuha impeta irimo amagambo make yanditseho ati, ibi nabyo bizashira. Umwami yabanje kuyisuzugura kuko yumvaga amagambo ayo ari yo yose atashobora kugabanya ibibazo yari afite. Ariko uko iminsi yagiye ihita, yatangiye kubona agaciro ka ya mpeta. Igihe cyose yagiraga ibibazo akareba impeta ye, yagiraga amahoro mu mutima kuko yibutsaga ko ibihe bibi bidahoraho. Ikindi kandi, no mu gihe cy'ibyishimo bikomeye, iyo yabonaga impeta yibukaga ko nabyo bitazahoraho. Iyi nkuru itwigisha isomo rikomeye. Nta kintu gihoraho mu buzima. Ibyo wumva bikomeye uyu munsi birashira, kimwe n'uko ibyishimo cyangwa intsinzi nazo zidashobora guhoraho iteka. Ubundi wagakwiye kumenya ko ibibazo atari ibya burundu. Ibyo urimo kunyuramo uyu munsi, akababaro, ibibazo by'amafaranga cyangwa kutisanga mu buzima, ntibizahoraho. Igihe kizagera ugira amahoro kandi ibihe byiza bizagaruka. Kwitwararika mu byishimo. Niyo ufite ibihe byiza cyangwa ibitekerezo by'intsinzi, ukwiye kubyishimira ariko utirengagije ko ubuzima bugira imijyana n'imisubirizo. Ikintu cyihariye mu buzima bwawe, tekereza gato. Nta kintu na kimwe mu buzima cyaje ngo gihoreho. Ibyo wigeze guhangayikira mu myaka yashize urabyibuka ukabisekera kuko byarangiye. Iyo wibuka ibyiza wagezeho, urushaho kubona ko ubuzima ari urugendo, kandi buri munsi rugufasha kugana ku byiza birenze ibyo wagezeho. Niba uri mu kababaro ubu, gerageza kubyihanganira. Urugendo nk'uru rurafasha abantu gukura no kumenya ko n'ibibi bikomeye bidashobora kubaho burundu. Emerera amarangamutima yawe. Wowe kwemera ko kuba ubabaye bisobanuye ko uri intege nke. Kuba ubabaye ni ibisanzwe kandi ni intambwe ya mbere mu gukira. Reba ibihe byiza byahise. Jya wibuka ko ibyo warwanyije mu bihe byashize byarangiye kandi ukaba uriho. Ibi nabyo birashira. Gira umutima wo kwihangana. Ibibazo byose ni nk'amazi y'isoko. Wayateka agashyuha ariko nanone agera hagahora. Nutegereza uzabona ibihe bisasimbura agahinda kawe. Umwanzuro rero, niba wumva ubabaye uyu munsi, ibuka amagambo y'impeta y'umwami. Ibi nabyo bizashira. Ntabwo waba uri wenyine, kandi hari ikintu gitegereje ko ukomeza kugira ngo ugereho. Ibyiza biri imbere. Urugendo rwawe si rwonyine, kandi ibyo uhanganye nabyo biri kukwigisha gukomera kugira ngo ejo ubashe kubaho neza kurushaho. Ubuzima bwose ni impano, kandi ibyo urimo kunyuramo ubu ni igice cy'iyo mpano. Komeza wihangane, komeza kwizera. Hari ikintu cyiza kiri imbere yawe. Isomo ry'ubuzima. Ndabakunda. Murakarama, murakoze.